Ndabashuhuje inshuti y'umusaraba wa Kristo Yesu. Amazina ni Pasiteri Alexis. Ndanezero umukiza umwanya wo kongera kuboneka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Umuyobozi w'itorero Umunara Pentecost International Ministries Uganda na Mungona ku National Housing Nkade. Twishimiye kubabona mu izina rya Yesu. Tubararikira n'amateraniro ya buri munsi tugira yo ku cyumweru cyangwa mu bihe byacu byo ku cyumweru kuva saa 4 kugeza saa 7. Muhabwe umugisha n'Imana. Ntacyo twakora tutabanje kwiragiza Imana, reka dusenge. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagushima ko waduhamagaye ukaduhamagarira umurimo mwiza wo kugukorera. Turasenze umwuka wera w'Imana wasigiye itorero kugira ngo adufashe kugira ngo abagerwaho n'ubutumwa bose babashe kugubwa neza, bubahindure bugira aho bubakura naho bubashyitsa. N'abaritwe izina ry'umwami rihabwa icyubahiro. Tubusenze gutyo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 16. Turasoma umurongo waho wa 25. Haravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, utabwitaho ku bwanjye niwe uzaburokora. Mariko 8 ibice byaho 8 umurongo wa 35. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Imana itugirire neza cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Urugero rumwe rw'abanyarwanda, umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo memuke ndamuke. Abo ni abanyarwanda, memuke ndamuke. Bibiliya iratubwiye ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubw'ubutumwa bwiza uwo ni we uzabukiza cyangwa se uzaburokora. Imana itugirire neza cyane. Niryo jambo cyangwa se nubwo butumwa Imana imaye kugira ngo tuganire yuko udakwiriye kwita ku bugingo bwawe, kuko kwiyitaho cyane no kwita ku byawe bishobora kukubuza ubugingo. Ushobora kuvuga ngo okay, uyu muntu ni umusazi, umuntu utubwira ngo nitwiyiteho, umuntu utubwira ngo umuntu umbwira ngo ngewe ngo sinite ku buzima bwanjye. Ntabwo kwita ku bugingo buhoraho bisobanura yuko tutagomba kwita ku bugingo bwacu cyangwa se ku buzima bwacu. Ntabwo ari cyo bivuze. Ibyo kugira ngo byumve urabyumva ubyumviye mu isi y'umwuka, kuko Bibiliya yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aya magambo ni Yesu yayavuze, aravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabura, ariko utabwiteho ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza niwe uzabukiza. Imana itugirire neza cyane. Naritegereje kandi nawe ujye ubibona, isi iri ku muvuduko ukomeye navuga utarigeze kubaho. Tugeze mu iterambere rikomeye, duhanganye n'ibintu byinshi, duhanganye n'ubuzima, duhanganye no gushaka amafaranga, duhanganye no kugira icyubahiro, duhanganye no kugira ngo tumenyekane tube ba serebu, duhanganye n'ibintu byinshi cyane. Ariko mu byo ukora byose turavuga ku bugingo buhoraho. Hari ubuzima. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: ubugingo, umwuka n'umubiri. Reka tuvuge ku bugingo buzabona Imana. Ntabwo twajya muri byinshi kubw'igi, ariko reka tuvuge ku bugingo buzabona Imana. Ubugingo buzabona Imana nibwo tuvugaho, kuko aribwo twahamagariwe. Ntabwo twahamagariye kuvuga amafaranga nubwo ari meza, ntabwo twahamagariye kuvuga iterambere. Hari ababishinzwe mu mareta bashinzwe kuvuga ibyo bintu no kubikangurira abantu, nubwo natwe mu rusengero tubonye akanya tubivuga, gufasha abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ariko none hakinzanye imbere yawe kuri kamera nje kukubwira ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utabwite
kwitaho kubwa Yesu no kubw'ubutumwa bwiza, uwo niwe ubasha kuburokora. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo tutitaye ku by'ubu buzima bwa none bwa buri munsi, tukita ku bya Yesu n'ubugingo buhoraho, Yesu nawe akaza kwita ku by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya! Nimba unyumvishije umvugire ngo amen. Iyo twitaye ku bugingo bw'imbere buzabona Imana, tukita ku bw'ubutumwa bwiza, tukita ku bw'imihamagaro twahamagariwe, Yesu nawe arabizi yuko hari ibyo dukeneye muri ubu buzima, aza mu byacu kandi akaza kubikora. Imana itugire neza kandi Imana igufashe kumvira ijambo no kurisobanukirwa, kuko ushaka kuburengera. Abantu benshi babayeho mu buzima bwo kwirengera bigatuma batakaza ubugingo. Abantu benshi babayeho mu buzima bwo kwirengera bigatuma batakaza ubugingo. Ariko mu izina rya Yesu ndagusengeye kugira ngo Umwuka Wera w'Imana yongere kugufasha, niwite ku by'ubu buzima bizashira byo muri ubuzima bwa buri munsi, ahubwo wite ku bugingo buhoraho. Abantu benshi barwana intambara. Satani azana intambara mu buzima bwawe, ashaka kugira ngo uve mu mwanya w'Imana utakaze ubugingo, uve mu mwanya w'Imana utabasha kwegerana n'Imana. Satani ateza ubukene. Hari mu bintu Satani ateza ubukene, kugira ngo uhore uhangayitse kubw'ubuzima bwawe hanyuma utakaza ubugingo. Satani ateza ubugumba, kugira ngo utinde kubona umwana, uhanga amaso kuri ibyo, wite ku buzima bwawe utakaza ubugingo. Satani ateza kugumirwa, ateza indwara, ateza ibintu byinshi, ariko ibyo byose ateza inyatsi, ateza amadeni n'ibindi, ateza impagarara mu ngo, ateza impagarara mu miryango. Ibyo byose abizana kugira ngo ureke kwita ku by'ubugingo cyangwa kwita ku butumwa bwiza, ahubwo wite kuri bya bindi abona irembo. Kuko Bibiliya ivuga ngo yazanye no kwica no kwiba no kurimbura. Mu Ruganda bavuga neza ngo okuzikiriza ni ukuzimya, kugira ngo azimye imiryango. Rero Bibiliya Yesu aravuga ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Ni kenshi turwana no kurengera ubugingo bwacu, ni kenshi urwana no kugira ngo ushake, ni kenshi ugira ngo nawe ugire amafaranga nk'ay'abandi, wubaka amazu. Ibyo byose ntabwo ari bibi, nanjye ukubwira ibi ndabishaka, ariko nanone bitadutandukanya n'ubwiza bw'Imana, bitadutandukanya n'ubugingo. Kuko Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose nabyo muzabyongererwa. Imana itugire neza cyane. Mwene data, umwami yakuntumye kubera ko umutima wawe, ubwenge bwawe, ubuzima bwawe hari ibindi witaye ku iterambere, witaye ku ejo hazaza, ariko ntabwo witaye ku bugingo. Nyamara ushaka kuburengera azabubura, ariko utabwitaho ku bwa Kristo ngo nibwo azaburokora. Bishatse kuvuga ngo iyo waburekuye iby'ubuzima, ibyo imibereho ya ukabirekurira Kristo nawe yihutira gufata ubuzima bwawe akaburamira. Niyo mpamvu yavuze ngo utabwitaho ni uzaburokora. Ntabwo ari wowe uburokora, ni Kristo muri wowe uzaza akaburokora. Mwene data, ibirangaza ni byinshi, intambara urwana ni nyinshi, ariko wipfa ku bugingo bwawe. Murabizi turwana na byinshi kugira ngo imibiri yacu ibeho neza, imere neza, duse neza. Yes, ni byiza, nanjye ndabikora, nako nakubwiye, nanjye ndabishaka, ariko nanone ibyo ntibigutandukanye n'ubwiza bw'Imana. Abenshi bigukuye mu gusenga, warasengaga, wiyirizaga ubusabe, wihereranaga n'Imana, wasomaga Bibiliya, waganiraga n'abantu ijambo ry'Imana, wabanaga n'abakiranutsi muhuje. Ariko uyu munsi kubera yuko uri kurwana no kurengera ubuzima bwawe, urabizi nawe aho ugeze iyo myanya yose ntabwo ukiyibonekamo. Wabonekaga muri korari, ibyo wabivuyemo kera, uri kurengera ubugingo.
uri kurengera ubuzima bwawe. Wari umunyamasengesho aho ntabwo ukihabarizwa kubera hari ibindi byaje birakuzura, byuzura umutima wawe, byuzura ubuzima bwawe, ngo urashaka kurengera ubugingo. Abenshi barishingira, singiye kuzapfa nabyaye, singiye kugira ngo ngarashaka kuramira ubuzima bwe. Bibiliya yatubwira ngo rero ntabwo uzabubona, uzashiduka iby'ubuzima ubibuze, uzashituka iby'ubugingo ubibuze, ubure byose nk'ingati imennye nka kwa kundi. Nje kugucebura mwene data dusangiye amaraso ya Kristo, urupfu no kuzuka. Gabanya kwikunda, gabanya kurengera ubuzima bwawe, gabanya kumva yuko ari wowe ubuzima ntago wabushobora. Ubufate ubuhereze Kristo, wite ku by'ubugingo, wite ku by'umwuka. Gabanya kwicira inzira, gabanya amacerekere, gabanya ubwenge bugukura mu Mana. Ahubwo umva inama nguha yanzanye hano. Jya imbere y'Imana uyinginge wibwire ngo Kristo, ubuzima burandusha imbaraga, ntabwo mbushoboye. Ibi bintu nashyizeho ubwenge bwanjye biranga, kiraho imbaraga zanjye biranga. Ubu buzima ndabuguhaye, reka buyoborwe nawe, abari wowe ubuyobora. Imana igumugisha. Tugiye gusenga Imana. Mwene data ucyumva ubu butumwa hari icyo wakora. Nagusabaga pfukama imbere y'Imana, ca bugufi mu mutima. Nufukamisha y'umubiri gusa ngo usigaye umutima. Cira bugufi Imana yemerere ngo nitaye ku buzima bwanjye. Abenshi urabizi ibyo umaze kugwamo, ibya by'ubusambanyi n'ibindi, wibwira ngo urarengera ubuzima bwawe, uhemukuramuke ugatakaza ubugingo. Ariko ushaka kuburengera ntago azabubona. Ariko utabwitaho ku bwa Kristo n'ubutumwa bwiza ni uzaburokora. Imana ikubabarire, Imana ikwambika imbaraga, kuko mamanya n'umwuka w'Imana wakunumyeho yuko hari umwanya wavuyemo. Subira mu mwanya wawe, reka ngusengera Imana iguha umugisha, wihane kandi uhindure gahunda. Umwami Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukubabarira, yiteguye kukugirira neza. Data, mu izina rya Yesu w'imbaraga wamamagaye, ndasengera mwene data mushiki wacu wumvishira ijambo, akemera kugucira bugufi, akemera kuguhendahenda. Wihutire kumubabarira, wihutire kumugirira neza, wihutire kumwambika imbaraga no kumukomeza. Mbaze Mwami umwuka w'Imana akore muri we, kandi wera uyu munsi umwuka yaramukebure, umwambika imbaraga, abasha kugendana nawe no mu nzira zawe no gukorana nawe. Umwishimira kugira ngo ubwo bwiza bwe buzayishurwa, azahagarada kozwe n'isoni n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Icyubahiro n'iki cyawe mu izina rya Yesu, amen. Cira bugufi Imana, gendana n'Imana, korana n'Imana. Imana ikwitayeho, Imana ikufitiye imbabazi. Wirangazwa n'iby'isi, wibitindamo, tindana n'ibigufitiye umumaro. Tinda mu ijambo ry'Imana, tinda mu gusenga, tinda mu murimo